Ibihe byiza kuri udukurikiye, muri iyi video reka turebere hamwe imbuto ushobora kurya zigatuma uhora ufite itoto, ukaguma uri umujene nyine ufite uruhu rwiza cyane. Nzi ko abantu benshi nta muntu uba ushaka gusaza, sibyo? Nawe urabizi, nawe ntabwo ukunda gusaza, uba ushaka guhorana itoto, ukagira uruhu rwiza runyerera, umuntu akakubona nyine akabona ibintu nta gusaza, okay? Ariko ibi ngibi uba ugomba kumenya ko ubikesha ibyo urya n'imibereho yawe ya buri munsi. Kandi niyo mpamvu aha ngaha tugiye kukubwira imbuto, ariko turagenda tukongeraho utundi tuntu wajya uvangavangamo n'imibereho wahindura kugira uruhu rwawe rugume rufite itoto runyerera, ugire ibyo bita ngo ni baby face, okay? Baby face ntabwo ari iby'abakobwa gusa, n'umugabo wese yakagombye kugira uruhu rwiza en fait, kuko uruhu ugomba kumenya ko ariyo ndorerwamo igaragaza ikiri muri wowe. Nimba mu mubiri wawe nta ndwara ufite, udakunda kurwaragurika, ubayeho neza, usinzira neza, urya izi mbuto, nta kabuza uzagira uruhu rwiza, uzagira uruhu runyerera, okay? Ushobora kubona umuntu, ukabona umuntu afite imyaka 50, uwo muntu nanone wabona undi muntu ufite imyaka 50 ukagira ngo umwe ufite imyaka 50 ni se cyangwa ni nyina wa wa wundi ufite imyaka 50 nanone. Bitewe n'iki? Bitewe n'ibyo abo bantu barya, bitewe n'imibereho yabo. Rero nimba ushaka kugira uruhu rwiza runyerera, umubiri uteye neza uzira indwara, kurikira ibyo tugiye kuvuga aha ngaha. Njye nitwa Dr. Safari Bizimana, bashimiye kuba mudukurikiye. Nimba ari ubwa mbere ubonye video zacu, kanda kuri subscribe, ukande kuri like. Nimba hari n'ikibazo ufite, cyandike muri comment, turaza kugusubiza. So, imbuto ya mbere rero abantu batazi ni avoka. Avoka abantu bayirya nyine bisanzwe, iranahendutse subizi, ariko ugomba kumenya ko avoka ibamo vitamine E, ibamo zinc, ibamo omega 9, ibamo potassium n'indi myunyungugu myinshi, okay? Iyi avoka rero igufasha iki? Urabona iriya vitamine E iba muri avoka, iyo vitamine E niyo ituma uruhu rwawe runyerera, okay? Icyo ni icya mbere, ariko tunakwibutsa ko uruhu rwacu rusaza buri masaha 24. Iyo rushaje buri masaha 24 rusimbuzwa utundi tunyangingo tw'uruhu, okay? Kugira utwo tunyangingo dusimbuzwe rero ni uko uba wariye neza, ukarya avoka. Icyo ni icya mbere, ituma utunyangingo dusaza neza, hagasimbuza utundi nta kibazo. Ariko ya zinc iba muri avoka nanone niyo ituma umubiri wawe ukora utundi tunyangingo dushya twiza, bikaba byakurinda n'ibintu ubona. Urabona umuntu, hari umuntu ugira uruhu ukabibaza uruhu rw'uyu muntu rwabaye iki? Ahora agira ibiheri, uyu munsi yarwaye ibiheri hano, ejo bundi yarwaye ibihushi, ejo bundi yarwaye ise, ejo bundi. Akenshi muri ibyo bintu byose tubyita indwara, ni indwara pe, ariko muri rusange biba biterwa no kubura aya mavitamine E, zinc n'amakarotenoide turaza kukubwira aha ngaha. Urumva rero usibye ibyo, muri avoka habamo ayo mavuta, ibinyamavuta bita omega 9. Iyo omega 9 niyo ituma umubiri wawe ukora ya mavuta aba munsi y'uruhu rwawe, atuma uruhu rwawe ruhora rufite itoto. Urumva rero avoka, uriye igice cya avoka buri munsi, igice, ntabwo navuze avoka yose, ushatse warya yose, ariko igice cya avoka buri munsi buri munsi buri munsi, umva uruhu rwawe rwagira itoto pe. Urabona uru ruhu rumeze rute? Ntabwo ndi umugore ngo nisiga amavuta ngo ariko reba sibyo? Avoka gusa. Ikindi cya kabiri rero ugomba kurya cyanagufasha cyane no kurya amafi, okay? Amafi tuvuga, amafi mato aba mu masardine, isambaza, indagara. Indagara si bazisuzugura ngo ni iby'abakene ngo ni iki n'iki, ariko indagara zirimo calcium, zirimo iriya omega 9, zirimo intungamubiri, proteine nziza cyane. Urumva rero urazisuzugura kubera ibyo wumva, nawe ukabisuzugura. Ariko okay, nimba udashaka kurya ibisuzuguritse, rya sardine rero, okay? Sardine imwe ni magana angahe? Ni amafaranga atageze no ku 1000. Ariko se wowe uheruka kuyirya ryari? Uzi ko ari iby'abakire, kandi iby'abakire bigura 500, 600, 1000, okay? Kandi ari ibintu byakakugiriye akamaro. By the way, binaryoha cyane,
okay? Rero guhera uyu munsi tangira witoze kurya sardine, kurya amafi, kurya isambaza kuko bizagufasha kugira uruhu rwiza runyerera. Icyo ni icya mbere. Bizagufasha gukira ibyo biheri uhorana, okay? Kuko akenshi ibiheri byinshi, abantu benshi barwara ibiheri mu maso byatewe n'imihindagurikire y'imisemburo, byatewe n'uruhu nyine ruba expose cyane ruhorana inflammation, ariko ibi ngibi urebye neza biba biterwa akenshi imihindagurikire y'imisemburo iterwa n'uko udafite omega za gatatu ziba muri aya mafi zagufasha kwirinda izo inflammation, hanyuma ugasanga byose nibyo biri kugutera uruhu rwawe rugahorana ibiheri. Waba uri umukobwa kugira wifotoze ukabanza gushaka twa snapchat, ugashaka amafilter kugira ugaragare ko uri umukobwa kubera ibyo bintu by'ibiheri. Rero tangira urye neza, menya ko kurya neza ariyo nkingi, ariwo musingi wo kugira uruhu rwiza. Icya gatatu ukwiye kumenya ni inkeri. Ubundi wowe uheruka kurya inkeri ryari? Ndabizi ko wenda nta nubwo uraziryaho cyangwa uzibona zihita gusa, ariko menya ko inkeri arizo zibamo vitamine C nyinshi n'ibinyabutabire byitwa anthocyane. Iyi vitamine C na anthocyane nibyo bifasha umubiri wawe gukora collagene zituma uruhu rwawe runyerera. Okay? Urabona nimba uruhu rwawe rukururuka, urabona nimba nk'uru ruhu nguku rugasubirayo, okay? Rugasubirayo ni uko harimo collagene nziza kandi nyinshi. Rero iyo ushaka kugira uruhu rwiza utangira kurya inkeri, okay? Kuko uprofitamo ya vitamine C, ugaprofitamo za anthocyane, uruhu rwawe rukamera neza. Ikindi cya kane ukwiye kumenya ni green tea, te vert. Te vert uyinywa kangahe? Ushobora kuba uyumva gusa uzi ko ibintu by'ibyayi wowe winywera icyayi cya mukaru gusa, okay, ni sawa, nacyo ni cyiza kuko kibamo teyine, ariko menya ko muri te vert habamo catechine, epigallocatechine galate. Epigallocatechine galate ni ikinyabutabire kigufasha cyane kwirinda icyo bita insulino resistance, bikaba byatuma umubyibuho wawe ugabanuka, ariko bituma n'imisemburo yawe isubira ku murongo. N'imisemburo yawe yasubiye ku murongo, n'ako kajagari kaba mu mubiri wawe gatuma uruhu rwawe rukanyarara, byose birarangira, okay? Rero ibi ngibi usibye ibi, ariko urabizi ko green tea muri video twakubwiye ko iragufasha kugabanya ibinure biba mu mwijima wawe, kandi ibinure biba mu mwijima wawe nibyo bituma umwijima ukora nabi. Umwijima watangira gukora nabi bigatuma uruhu rwawe rugenda rukunyarara, rukamera nabi, ugahora wishima, ukagira ngo hari ibindi bibazo ufite ku ruhu, kandi ibibazo biri mo imbere mu mwijima wawe. Niyo mpamvu nakubwiye ko uruhu rwawe ariyo ndorerwamo igaragaza ibiri muri wowe. Nimba muri wowe urwaye umwijima, nimba urwaye igifu, nimba urwaye impyiko, ku ruhu rwawe bizagaragara, tuzabibona, kuko uzahora wishima, uruhu rwawe ruzaba umuhondo, uruhu rwawe ruzazaho ibiheri n'ibindi byinshi, okay? Ibindi ukwiye kumenya rero ukwiye kurya ni imboga rwatsi. Imboga rwatsi cyane cyane z'icyatsi turazita niki? Hari epinara, hari dodo, hari isogo. Isogo urazizi? Ni ibya kera bya gakondo, ariko isogo zibamo intungamubiri nyinshi cyane, okay? Ikindi isombe urazizi? Izo nzi ko abantu benshi bazizi, nyine baranazikunda, ariko bazirya nabi, okay? So izo mboga rwatsi zose wongeyeho ka brocoli, kongeraho amashufleur, ibi ngibi ni imboga zagufasha cyane. Izi mboga kubera ko zibamo vitamine A, zibamo vitamine K, zibamo vitamine C, ibi ngibi hakiyongeraho na chlorophylle. Chlorophylle niyo ituma noneho, chlorophylle urabizi niyo ituma imboga cyangwa amababi yose aba icyatsi, okay? So aya mababi rero, chlorophylle mu mubiri wawe, iyo igeze mu mubiri wawe niyo ituma uruhu rwawe runyerera, ukagira aspect y'abajene, okay? Wigeze ubona umuntu ugasanga uko wamubonye mu myaka 10 ishize ni nako asa,
ntabwo yigeze ahinduka, ntabwo yabyibushye, ntabwo mu maso ye ntabwo hapfunyaraye, ukibaza byagenze gute? Nyine biba byaragenze neza kubera ko arya neza, yita ku mubiri we, kandi uwo muntu urebye no muri histoire ye ntabwo ari umuntu uhora urwaragurika. Nawe nimba ushaka kwirinda guhora urwaragurika, gira ibintu, reka kurya ibintu ubona ku ma social media, reka kurya ibintu ubona byamamaye by'abazungu, bo babyita iby'abazungu ariko mu by'ukuri ni iby'abazungu bakennye bashyira kuri social media, nawe ukabikurura ukajya kubirya, ngo ni amabaga, ngo ni ibiki, imigati n'ibyayi bya mu gitondo buri munsi by'amasukari menshi, ugasanga uri kwangiza umubiri wawe ngo kubera ko ari byo n'abandi barya. Oya, ibyo abandi barya ntabwo ari wowe ibyo ugomba kurya, ugomba kurya iby'umubiri wawe ukeneye. Ikindi cya gatanu ukwiye kumenya ni ukurya imbuto. Imbuto tuvuga aha ngaha ntabwo ari imbuto nk'uko twavuze avoka n'ibindi, ahubwo imbuto aha ngaha tuvuga ni nko kurya ubunyobwa. Uheruka kurya ubunyobwa ryari? Kurya chia seed. Chia seed iragufasha cyane, twarabivuze. Nimba ushaka kumenya akamaro ka chia seed ku mubiri wawe, wajya kureba iriya video. Ariko ikindi nakongereraho, noneho aha ngaha ni ku bagore, ku bagabo cyane cyane bakuze, ni ziriya mbuto ziba mu bihaza. Imbuto zo mu bihaza hajya muzita ngo iki? Inzuzi. Okay, inzuzi. Okay, nimba ushaka kugira prostate nzima, tangira urya inzuzi. Nimba uri umugore warabuze urubyaro ukaba utakibona ovulation, imisemburo yawe yarahindaguritse, jya ufata inzuzi zume, numara kuzumisha uzishyire muri blender, ufate uzisye zivemo ifu, hanyuma ujye ufata akayiko kamwe ugashyira mu cyayi unywa, uvanga n'ibindi, nimba ari icyayi cya mukaru, nimba ari icyayi ugifata ifu, uzasanga umubiri wawe warasubiye ku murongo. Iryo banga nzi ko benshi batari barizi. Chia seed urayizi, ufata ikiyiko kimwe cya chia seed ukagishyira mu mazi angana nk'aya ngaya, sibyo? Hanyuma ukagenda unywa buhoro buhoro. Hari abantu bavuga ngo njyewe sinanywa chia seed, iyo umuntu ari kubinywa yumva bikururuka. Okay, nta kibazo. Nimba ugomba kumenya ko chia seed ibamo vitamine K nyinshi, ibamo ziriya omega 3 twavuze mu mafi, muri avoka, byose biba biri muri iriya chia seed. Chia seed ibamo fibre nyinshi zishobora kugufasha kwirinda constipation, zishobora gutuma wituma neza. None kubera ko utazirya ngo nuko wumva bikururuka? Okay, sinzi ibyo kirimo nyine. So ikindi ukwiye kumenya kugira umubiri wawe umere neza, ushobora kurya izi mbuto zose ariko ongeraho amazi. Ariko sinakubwiye akamaro ko kunywa amazi. Okay, ariko nyine hari abantu batazi kunywa amazi, cyangwa iyo anyweye amazi ngo agire ikibazo. Tangira urya imbuto rero zibamo amazi menshi. Imbuto zibamo amazi menshi urazizi, hari concombre, hari watermelon, hari ipapayi, okay, hari amaronji. Ibi ngibi byose usibye ko bibamo amazi menshi, ariko bibamo na za vitamine C nyinshi cyane zituma uruhu rwawe rumera neza, rukanyerera. Okay, rero muri izi mbuto ntabwo nkubwe ngo zose buri munsi ujye urya papayi, watermelon, concombre. Uyu munsi ushobora kurya papayi, ejo ukarya watermelon, ejo bundi ukarya amaronji, ejo bundi ukarya umutobe w'indimu wavanze mu mazi, ibintu ukagenda ubisimbuza. Ariko ikindi nakongereraho ni uko ushobora kurya amagi. Okay, umuntu muzima yakagombye kurya byibuze amagi 2 buri munsi. Nimba udafite ubushobozi n'ikigi rimwe, ariko se amagi agura angahe? Nyine ni uko abantu batabyitaho, ariko amagi wakagombye kuyarya buri munsi. Okay, rero guhera uyu munsi tangira witoze kurya amagi buri munsi. Impamvu ugomba kurya amagi buri munsi ni ukubera iki? Ni uko mu magi habamo elastine, habamo amino acide, habamo biotine, habamo luteine. Ibi byose ni ibifasha uruhu rwawe kumera neza. Ariko usibye ibi, mu magi habamo proteine nyinshi cyane, kandi izi proteine ni z'umubiri wawe ukoresha kugira ukore utundi tunyangingo dushya. So wibuka ko twakubwiye ko uruhu rwawe umubiri uruhinduza buri masaha 24. Kugira ruhinduke rero haze urundi ruhu rwiza, ni uko uba wariye amagi, umubiri ukabona za proteine zirawufasha gukora utundi tunyangingo, maze ukagira uruhu runyerera. Okay? Ikindi nakongereraho ni ukurya inyanya.
inyanya zitukura. Inyanya zikungahayemo lycopene, okay? Inyanya zitukura rero ni nziza cyane, gusa ikibazo abantu baziteka nabi. Iyo ushaka ko inyanya zawe zi iyo lycopene iri mu nyanya yinjira mu maraso yawe, uzivanga n'amavuta, okay? Hanyuma ukazishyira ku muriro ariko ku bushyuhe ariko ntizishe cyane, okay? Niyo mpamvu ubona inyanya kugira uziteke neza urazikatakata, wamara kuzikatakata kuzicagagura ukazishyira mu mavuta ukazikaranga, wamara gukaranga hanyuma ukavanga n'andi masosi. Hariya ziriya lycopene ubu uzibonye kuko ni nazo zifasha uruhu rwawe, izo lycopene ziba mu nyanya nizo zirinda uruhu rwawe imirasire y'izuba. Urabona iyi mirasire y'izuba tubaho ibamo ibyo bita amarayon ultraviolet. Izo rayon ultraviolet ni iziza kwangiza uruhu rwacu, okay? Kugira rero wowe ugire uruhu rwiza rutangizwa n'izo rayon ultraviolet ni ukuba wariye inyanya zihagije, okay? Kandi izo nyanya zikaba zatetse neza. Ushobora kutazirya, urabona nka kwa kundi uba wagiye mu bukwe n'ahandi bagashyira inyanya, kokombure, karoti, avoka, imyembe, amapapayi n'ibiki, mbese bakagushyiraho amasalade. Wowe jya ufata avoka kuko irimo amavuta uvange n'inyanya urye, umva uzaprofita avoka, okay? Kubera ya vitamine E na ya zinc, maze uprofite n'inyanya kuko ayo mavuta ari muri avoka azatuma ya lycopene yo mu nyanya yinjira mu maraso yawe, maze bigufasha cyane. Tukaba tugushimiye kuba wadukurikiye, twongera kukwibutsa gukanda kuri subscribe no kuri like nawe utaha. Bye bye.